tumaze gusenga Imana ngo kuki ukenera imbabazi wanjye mbaho bitakunda ko mbaho ariko Imana iraturinda Imana ishimwe 2013 kubaho nta kintu nkora nta nicyo mfite ngaburira abana nabyo birananira umuntu ampa amafaranga ndayarya agera mu 400 hanyuma amaze kuyarya ko twemerejwe ko tugomba kubana sirabikunda amafaranga ndayarya Imana ishimwe z'ukwa gatanu 2014 nibwo nakomeretse ndwara umwaka n'amezi 4 hanyuma muri uko kujya muri koma nibwo nabonye neza y'Imana nibwo namenye ko Imana inkeneye. Oh haleluya Yesu. Abadukurikiye bari mu gihugu cyacu, abadukurikiye bari ku migabane itandukanye y'isi, nongeye kubaha ikaze n'ubundi ndazi neza ko mutajya mu ndambirwa ni Harerimana Werarisi n'ubundi muri kino gihe buri muntu wese Imana mugenekeye gukorera Imana. Dushima Imana ko rero uyu mwanya turahangaha murabona ko ndi kumwe n'umubyeyi Imana ihamagaye Imana ihagurukije muri bino bihe kugira ngo avugire Imana. Afite ibintu byinshi byo kuvuga, afite ubuhamya, afite ijambo ry'Imana. Ntabwo nzi ibyo atuzaniye, icyo nzi nuko nzi ko afite ibintu byinshi. Ngiye kumwakira abibwire, namara kubibwira ubundi ukumuka Imana amuyobora aba ariko akoreshwa ukora uko umwuka Imana akuyobora. Twebwe ntabwo twiyobora, tuyoborwa n'umwuka w'Imana. Guha ikaze no kuri gusenga rwa turabashuhuje Imana ibaha umugisha. Nitwa Specioza Mukamugenzi ndi umugore ndashimira Imana. Abantu mukurikiye gusenga Rwanda dukunda gusenga kandi dukunda n'Imana. Imana ishimwe. Turashimira Imana rero ko yatwemereye uyu mwanya kandi dushimiye Imana kandi dusabira n'umugisha abatwakiriye. Amen. Yesu nashimwe cyane. Haleluya. Tugiye kumwakira tumusenge murabona ko afite umuvuduko umuvuduko cyane rwose. Murabona ko uyu muntu arimo ari kwaka cyane, asanga ari amakuru atuzaniye. Tugiye gusenga Imana hanyuma tumuhe umwanya wisanzure. Iyi aritari yose ni yawe, ubu kumuka Imana kuyobora. Mana mu izina rya Yesu Kristo tugushima imbaraga zawe zikomeye, tugushima umugambo wawe mwiza, tugushimiye ko ari wowe uri kumwe natwe. Bana n'umubyeyi imbaraga zawe ziganze kuri we, agiye kuvuga imirimo yawe, ubane nawe mushigikire, ukuboko kwiza kw'Imana kumugote, imbaraga z'Imana zimube hafi. Umuntu wese uzamukurikira ari mu gihugu cyacu uri hanze, reka buri muntu wese uzamukurikira azahemburwe n'ijambo. Mavuta y'Imana azamubeho, ubwiza bw'Imana mubeho, gitinyiro cy'Imana kimubeho. Tumusabira amavuta y'Imana, tumusabira ubwiza bw'Imana. Reka ibihe byiza byo gusenga mu buzima muri byose. Muri amezi turimo amasengesho, reka Kristo amavuta y'Imana ganze umuntu wese ukurikiye gusenga rwa ahembuke, ubwiza bw'Imana mubeho, ibihe byiza bimubeho mwana. Urakoze Kristo kubana twe muri byose mu izina rya Kristo wa Nazareti. Amen. Ni kare mu mushiki wacu. Haleluya. Twongeye kubasuhuza kandi tubifuriza umugisha w'Imana. Imana ishimwe. Nababwiye amazina yanjye nitwa Specioza Mukamugenzi ndi umugore nkunda gusenga kandi nkunda Imana n'abantu b'Imana. Imana nihimbazwe. Dufite ibintu byinshi tugomba kuganira ariko mu gihe turi bumare unyemerere untega amatwi kandi unyemerere umutima wawe uturize imbere y'Imana kugira ngo ibi bintu basha kumva bizakugirira umumaro cyangwa se ukuremo iby'ingenzi byakubakira umutima. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Tugiye kubanza gusoma ijambo ry'Imana. Wumvise byinshi ndetse wabwirijwe na benshi bakubwiye ibitangaza, abandi bakubwira ko Imana izakugirira neza. Ariko muri ibi bintu by'Imana nubwo harimo kugirirwa neza n'Imana, harimo kondisiyo. Imana ishimwe. Haleluya. Muri ibi bintu by'Imana harimo kondisiyo. Niba Imana ikubwiye ko izakugirira neza, hari ibintu banza kwitondera, hari umurongo ngenderwaho muri ibi by'Imana. Imana ishimwe. Turebe amagambo ari muri Yesaya 3:16 umukozi w'Imana afashe kuyasoma. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Yego. Soma dusomera ijambo ry'Imana. Reka mbe nsomaho gatoya.
Yesu ashimwe. Ijambo ry'Imana Yesaya 3:16 haravuga ngo abakobwa b'i Siyoni bafite ubwibone. Imana ishimwe. Rero ngo bagenda bashinze amazosi barebana amaso y'ubuhehesi, bagenda bakimbagira bacinya inzogera. Haleluya. Haravuga ijambo ry'Imana ngo nicyo gituma Uwiteka azateza abakobwa b'i Siyoni ibikoko mu bitwariro byabo, agatwikurura ibiteye isoni byabo. Imana ihimbazwe. Birashoboka ko wavuganye n'Imana. Birashoboka ko hari amasezerano Imana yaguhaye. Imana ihimbazwe. Birashoboka ko wavuganye n'Imana, Imana ikubwira ko izakubakira urugo. Birashoboka ko wavuganye n'Imana, Imana ikubwira ko izaguha urubyaro. Ariko muri uyu murongo w'Imana harimo kondisiyo. Imana ihimbazwe. Hava ngo bagenda bashinze amazosi. Birashoboka ko uri mu nzu y'Imana ariko ushinze izosi. Birashoboka ko ukorera Imana ariko ushinze izosi. Birashoboka ko ufite ibyo witwikirije. Birashoboka ko ufite ibigirwamana byinshi mu mutima wawe. Birashoboka ko utigeze ukora ibyo gukiranuka kandi urashaka kugirirwa neza n'Imana. Haleluya. Imana ishimwe. Havanga azateza abakobwa b'i Siyoni ibikoko mu bitwariro byabo. Tekereza ibyo wikoreye mu mutima wawe niba nta biteye isoni birimo. Hanyuma utekereze niba Uwiteka namara gutwikurura iyi myambaro cyangwa se akaguteza ibi bikoko, ese uzasigara wambaye iki? Imana ihimbazwe. Amen. Dusomere hepfo dukomeze dusome ijambo ry'Imana. Twari tugeze kuri iri jambo nyine banga Uwiteka azateza abakobwa b'i Siyoni ibikoko mu bitwariro byabo. Komeza uhadusomere Mama Liza, hanyuma Imana itugirire neza. Birashoboka ko uri umukobwa ariko ufite ibyo witwikirije. Birashoboka ko uri umubyeyi ufite ibyo witwikirije. Birashoboka ko witwikirije ubusambanyi uri mu murimo w'Imana. Birashoboka ko witwikirije ubwibone uri mu murimo w'Imana kandi wategereje Imana yavuganye nawe. Ngaho nyemerera ya masaha wumvira ijambo usuzume umutima wawe. Komenga dusomere mu izina rya Yesu. 16 baravuga ngo Yego. ngo kandi Uwiteka aravuga ati Komeza hepfo yaho ku murongo kurikiraho. ngo kandi Uwiteka aravuga ati abakobwa b'i Siyoni bafite ubwibone. Yego. Kandi bagenda bashinze amazosi. Yego. ngo barebana amaso y'ubuhehesi, bagenda bacimbagira bacinya inzogera. Yego. ngo nicyo gituma Uwiteka azateza abakobwa b'i Siyoni ibikoko mu mitwariro, agatwikurura ibiteye isoni byabo. Komeza. ngo uwo munsi Uwiteka azabambura ubutega barimbana n'ibikubwe n'ibirezi n'imitako n'ibitare n'imishunzi n'imitamirizo n'imikufi yo ku maguru n'imyeko n'imikondo y'amadahano n'imigi n'impeta n'izindi mpeta zo ku mazuru. ngo n'imyambaro y'amabara myiza n'imyitero n'ibishura n'amasaho y'umurimbo n'indorerwamo n'ibitamirizo. Yewe kurekeraho. Yesu abaho umugisha. Dusomye amagambo menshi. Ijambo ratubwiye ngo Uwiteka azatwikurura. Muvandimwe, ijambo ratubwiye ngo Uwiteka azatwambura imyenda y'amabara meza n'amasakoshi y'imirimbo, ngo nibirezi nibisaho ni byinshi. Usomere ijambo ukomeze usome hepfo udukurikiye. Hanyuma ngo mu kimba kibihumura neza ukomeje hepfo ngo hazaba umunuko. Nyemerera aya masaha tuganirira ijambo ry'Imana. Ubaza umutima wangu ese Uwiteka nagutwikurura muri izi ngeso zawe. Uwiteka nagutwikurura muri kamere yawe. Uwiteka natwikurura. Wa mugabo we ukurikiranye iki kiganiro, nyemerera wumve Uwiteka nagutwikurura mu ngeso cyangwa se mu hantu hose ugenda, mu mirimo ukora. Uwiteka nagutwikurura. Ubaza umutima wawe, yewe wa mudamu we wowe uri kumvira ijambo ry'Imana, tekereza umutima wawe. Uwiteka nagutwikurura. Wowe wabuze umutima wo kunyurwa n'urugo rwawe, nyemerera wibuke ubwire Imana ngo Mana, ese Uwiteka nantwikurura nzasigara nambaye iki? Imana ishimwe. Turi muri uyu mwanya twariho tukubwira ngo Uwiteka azatwikurura ibiteye isoni, kandi nagira ngo nkubwire ngo muri ibi by'Imana harimo kondisiyo. Hariho kubaha Imana, harimo kwirinda, harimo guceceka. Nasomye ijambo riri muri Zaburi ya 39 ku murongo waho wa mbere. Niho havuga ngo naribwiye ngo nzirindira mu nzira zanjye, ngo kugira ngo ntacumuza ururimi rwanjye. Haravuga ngo nzajya mfata ururimi rwanjye umunyabyaha kiri imbere yanjye. Iyo uri imbere y'Imana, iyo ufite kondisiyo ku Mana, ugira ibyo wirinda. Imana ishimwe. Utandukana n'abantu bo hanze, utandukana n'abantu batazi Imana. Uwiteka akomeza tugirire neza. Imana ishimwe. Jambo nateguye mu mutima wawe cyangwa se Imana yanteguriye niri. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo tukiri muri uyu mwanya tugiye kumva n'ubuhamya
imana ishimwe. Dufite ahantu imana yagiye idukura, dufite ahantu imana yagiye idutoragura, dufite ibintu imana yadutwikuruye, imana ishimwe. Dufite ahantu imana yagiye idukura kandi kure, tuza mu nzu y'Imana, ariko kuhaza biragusaba kwiyambura. Kuba imbere y'Imana biragusaba ko witwikurura ibyo witwikirije ukarambika hasi, irari, ubusambanyi, ubujura, kugambanirana, kubesherana, ibyaha by'ibinyoma byambura bivusha abandi amaraso. Biragusaba imbere y'Imana kuhaba ukiranuka. Imana ishimwe. Amen. Jambo narifite reka turirekeraho. Nababwiye ko nitwa Sipesiyoza Mukamugenzi, ndi umugore. Ndashimira Imana muri iyi minsi, ndumva ubuzima cyangwa se imibereho ya muri munsi iri mu murenge wa Gahanga, karere na ka Kicukiro. Turashimira Imana. Nababwiye ko mbyaye 4. Kuva nashaka mu mibereho yanjye sinigeze nishima, kandi nta n'ikintu cyari gutuma nishima kuko ntacyo nari nabonye. Imana ishimwe. Ndagira nkubwira ngo we madamu cyangwa se umudamu nkurikiye cyangwa se umugabo nkurikiye, unyemerera untega amatwi kandi ukunde guhugurwa. Niko ijambo ryambwiye mu gitabo cy'imigani, avuga ngo ukunda guhugurwa bakunda ubwenge, kandi uwanga guhugurwa abameze nk'inka. Imana ishimwe. Yesu nashimwe. Haleluya. Amen. Yesu nashimwe. Rero nashatse 2002 mbyara kugeza 2012 nari mbyaye abana 4. Umwana wa mbere namubyara ari umukobwa, wa kabiri mubyara ari umukobwa, wa gatatu mubyara ari umukobwa, umwana wa 4 mubyara ari umukobwa. Nabwo mpura n'intambara nyinshi, nahuye n'ibikomere byinshi, ndetse n'imiryango irahaguruka. Nuza kubona afashijwe wihangane, tuba twibutse ibintu byinshi. Yesu nashimwe. Hanyuma rero ndababara, hanyuma abana miryango irahaguruka, baravuga ngo nciye umuryango, ibibazo biravuka, intambara ziraza. Najya ngo nkubwire ngo wowe uri kumva iki kiganiro unyemerera ukomere umutima. Imana izatugira neza, kandi byanze bikunze nubwo dufite intambara n'ibigeragezo rimwe na rimwe mu ngo zacu, Imana izadutabara. Imana ishimwe. Hanyuma rero mpura n'intambara 2012 mbyaye umwana wa 4 w'umukobwa. Mugabo mbese aranjujubya, hagati aho umugabo akujujubije kubyara abakobwa gusa no guhembwa ntuhembwa, ariko humura mu ijuru hari Imana. Yesu nashimwe. Ndangije rero binanira kwihangana, umugabo aranzengereza, ariko nuko ndagenda nyine ndahava mpagurukana abana 4. Imana ishimwe. Hanyuma ndagenda ndahandarera, ndakodesha nyine njya gukodesha, ndera abana 4. Imana ingirira neza, ikomeza kubana nanjye. Imana ikomeza ibana nanjye mu buzima bukomeye, mu buryo bwo kwiga byari bikomeye. Sinari kubwira se ngo mpa amafaranga, ariko Imana ibana nanjye. Imana irabarera, Imana iraturinda, indinda bidashoboka ariko iraturinda. Ku ruhande rwanjye mbaho bitakunda ko mbaho, ariko Imana iraturinda. Imana ishimwe. 2013 kubaho nta kintu nkora, nta n'icyo mfite ngaburira abana, nabyo birananira. Hanyuma nibwo nize ingeso mbi, ninjira mu Yesu nashimwe. Hanyuma mbibamo, hanyuma mba mu byaha. Imana irandinda. 2014 Imana iransura ndyamye, iranganiriza. Ndagira ngo nkubwire ngo aho uri hose, ibyo ukora byose Imana irabizi, kandi aho uryama hose Uwiteka arahazi. Ndagira ngo nkubwire ngo bamaso, ahubwo wowe uri kumva iki kiganiro ugire umutima ukomeye, ubwira Imana ngo Mana byanze bikunze, niba Imana yaratabaye Sipesiyoza cyangwa se Mama Fiona ku mazina y'ababyeyi, uvuge ngo nanjye Imana izantabara. Haleluya. Amen. Imana ibana nanjye. 2014 Imana iransura ngo va muri burimo kuko simbishaka. Impamagara nicariye ahantu hari nka 9 z'umugoroba, impamagara amazina yangira ngo reka nkubwire n'iryo bakubyiniriraga. Ndagira ngo nkubwire ngo ibyubamo byose cyangwa aho uri hose, Imana iza amazina bakwise, kandi zina amazina bakubyiniriye. Imana ishimwe. Haleluya. Imana rero ampamagara yo kabyara 2014, nitaba neza umuhamagaro 2015. Imana ibana nanjye, njya mu nzu y'Imana ntangira nsenga, ariko nsubiye inyuma ho gatoya 2014 Imana iransura sinumva. Ndagira ngo nkubwire ngo ibintu byose urimo, niba warumvise ijambo ry'Imana, niba warumvise ubutumwa bwiza ukinangira umutima, ndagira ngo nkubwire ngo uveyo none utarahura n'ibihano by'Imana, cyangwa se utarahura n'inkoni y'Imana. Naje kugira gutya rero, nkura n'umuntu ampa amafaranga ndayarya agera mu 400. Hanyuma amaze kuyarya ko twemerejwe ko tugomba kubana, sinabikunda. Amafaranga ndayarya. Imana ishimwe. Ntahita gukura, nta nahita kugeza, yanagushatse ntiyakubura. Imana itugirire neza. Amen.
ndangije rero amafaranga amaze kuyarya birarangira. Hanyuma wa muntu aza kundwara inzigo arihorera, arantema arankomeretsa, mara umwaka n'amezi 4 ndwaye. Ariko muri uko kurwara kwanjye mu minsi 2 ya mbere kuri 20 z'ukwa 5 2014 nibwo nakomeretse ndwara umwaka n'amezi 4. Hanyuma muri uko kujya muri koma nibwo nabonye neza y'Imana, nibwo namenye ko Imana inkeneye, nibwo namenye neza ko hari umuntu ntitirije, nibwo namenye neza ko hari umuntu ushaka. Imana ishimwe. Ndangije wa muntu aza kunkomeretsa mu buryo bwo kwihorera, arantema ndarwara, njya kwa muganga. Nyine umva bantwaye ndi muri koma, nagiye muri koma. Ngeze kwa muganga bamwe barasigana bangwa yapfuye, Imana igufiteho umugambi, humura ntacyo uzaba. Imana ishimwe. Wowe ukurikiye iki kiganiro ndagira ngo ngwire ngo nta Imana itagukura, nta nahita gushatse nta hitagusanga. Imana ingirira neza. Rero icyabwiye abaganga ko mvuye muri koma nuko babonye nzamura ikiganza ndi muri koma. Ngewe narahijwe n'umuntu arambwira ngo uranyemerera ninkukura muri ubu buzima, ninkukura aha hantu uri uremera kuzankorera. Icyabwiye abaganga ko mvuye muri koma nuko babonye nzamuye ikiganza, uburyo narindi kurahira ndahizwa n'uwo marayika wari unsuye. Hanyuma ndangije Imana inkura muri koma, ndwara rero umwaka n'amezi 4. Mu mwaka n'amezi 4 naje kurwara toroma kubera ibikomere byo mu mutwe, aho igikomere cyari cyafashe cyane. Hanyuma bahamagara abaganga b'indera nyine ko bazanjyanayo. Hanyuma abaganga baransuzuma, bamaze kunsuzuma bababwira ko nta kibazo cy'ibisazi mfite, ahubwo ari ihungabana nahuye naryo. Nkomeza kubana nabyo rero, ariko abana banjye nkibafite, nkomeza gutyo kugeza igihe Imana inkirije. Hanyuma ariko nkajya nsurwa Imana ikabanga ugiye mu nzu yanjye. Nibwo natangiye gusenga, nitaba umuhamagaro w'Imana, nkomeza kubana n'Imana. Imana ingirira neza, incira inzira, impagakiza ku buntu ntagakwiriye. Nge ntekereje mu muryango mvukamo iyo ngiyo kurege, aho abantu batabasha kumenya, ariko Imana yo yari ihazi, kandi yari izi ko mu muryango ngewe mvukamo hazava mu muntu ukomeye. Imana ishimwe. Haleluya. Amen. Hanyuma rero nkomeza gusenga, nitaba umuhamagaro w'Imana. Wa muntu birarangira, baramufunga. Maze kuva muri koma hashize amezi 6, ninjoro ndyamye ndi gusenga. Maze gusenga Imana ngo kuki ukenera imbabazi. Kakantu kumve, muntu utagira imbabazi ntazabona Imana. Kukenera imbabazi kandi ntazugira. Ndamubaza uwo muntu ngo nkora iki? Arambwira ngo uriya muntu wafungishije ugomba kumufunguza. Mfite ibikomere, ukuboko nkwambaye mu izosi mfite sima, mu mutwe birirwa bampimamo ibisazi. Imana ngo mufunguze. Imana inyuranya amaboko, negera umuntu ntashatse kuvuga izina uhagarariye nyine gereza ahantu. Ndamwa ntimwambabariye tukabigenza gutya ariko mukamufungura. Uwo muntu haranga ngo keretse ni wemera yuko wemera ko ari umugabo wawe, ukemera ikosa ko yagufatiye mu cyuho wamuciye inyuma. Ndavuga nti niba biri bukunde agafungurwa ntacyo. Imana rero impimbabazi ndazitanga. Imana iguha imbabazi wowe unkurikiye zo gutanga kubaguhemukiye, kandi nawe ugira imbabazi winginga Imana nawe abo wahemukiye. Imana ibaha umutima wo kukubabarira. Ntabwo ari wewe wakomeretse wenyine, hari nabandi wakomerekeje. Aka kanya hari abo wakomerekeje wowe nkurikiye, cyangwa se nabari kunyumva hari uwo wakomerekeje, ariko nawe hari abagukomerekeje. Bisaba kubwira Imana ngo mu mutima wo kubabarira, kandi usange nabari abantu nabo mu mutima wo kubambabarira. Imana ishimwe. Amen. Yarafunguwe afungurwa nkifite igikomere, ariko Imana ibana nanjye, komeza ibana nanjye. Igihe kigeze Imana irambwira nsura ndahana ngo ndakwimuye. Ubwo nabaga mu Bugesera hari Nyamata. Imana ngo ndakwimuye nkukuye mu karere ka Bugesera nkujyanye igahanga ni mu isoko mbura mu maro, ariko nzahaguhera umugisha. Imana yabanye nanjye rero ngeze igahanga, nahageze 2017. Imana ihimbazwe. Imana ishimwe. Turashimira Imana. Turashimira Imana tumenya amazina. Turashimira Imana we yakumenye izina utekereje aho uvuka ni wari kumenyekana, ariko Imana yakumenye izina ubwo yemeraga gutanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo ucungurwe uyu munsi uburiho. Imana ishimwe. Haleluya. Amen.
mba muri Kigali rero Imana ibana nanjye ingirira neza ikomeza ibana nanjye irambwira ngo nzakwishyurira inzu mu myaka 5 cyangwa se 5 ngiye kuzuza nzuzuza mu kwa kabiri. Ni ukuri turashimira Imana igitanga ibitambo tukabaho muri Kigali nta miryango tuhagira, ariko kuko Imana yavuze ngo nzagendana namwe nzabana namwe aho muzajya hose nzabarinda. Haleluya. Shobora kuba nta nzayimana ufite, nkwinge ngo uyu munsi nguce bugufi imbere y'Imana ubwira Imana ngo nanjye shaka ko numva ijambo izina ryawe kuzangirira neza. Imana ishimwe. Mbaho rero ndera abana bariga bageze mu wa 6 bageze mu wa 6 mbura ubushobozi bwo gukomeza ngo bige turaceceka, ariko Imana iranga ngo mwana wanjye humura igihe nikigera baziga. Turashimira Imana. Haleluya. Amen. Rero aba bana ndabarera nkomeza mbana nabarika Imana ingirira neza, komeza indinda inzarira njya ndi kumwe n'abana mbana n'Imana. Rimwe ndavuga ngo Mana ndagusezeye, Mana mbwa ngo ntaho wamvaho ngo ujye kuko sinakwemera kugenda. Mana ibana nanjye, Mana ingirira neza ikomeza kundinda. Abarozi bahagurutse Imana irabandinda, nkomeza mbana nabo kandi nkomeza mbana n'Imana. Imana ikomeza kutugirira neza. Imana ishimwe. Ibintu nkubwiye ntabwo ndi kwitaka, ahubwo najya nkubwire ngo hinduka kandi ukomerere mu mwami. Nagira ngo nkubwire ngo wowe watawe, Imana ishimwe. Birashoboka ko imiryango yagutaye, birashoboka ko umugabo yagutaye kubera ko nawe wahuye nk'ikibazo nk'icyo nahuye nacyo. Imana ishimwe. Birashoboka ko umugabo yagutaye cyangwa se imiryango ikakureka, ariko najya nkubwira ngo hari ihumure ry'Imana mu ijuru. Hari Imana itoragura abatawe, hari Imana ire mu buzima, hari Imana ikubwira ijambo ababyeyi batakubwiye, hari Imana ivuga ijambo abagabo batigeze bakubwira. Niyo wa munsi mwitwaga akwitashere akavuga ngo nupfa nta wundi azashaka, akavuga akagukunda, igihe kigeze aragusiga, ariko Imana ntiyagusiga. Imana ishimwe. Yaragusize Imana ntiyagusiga. Imana iravuga ngo nzabana nawe. Najya nkubwira ngo nawe wumva iki kiganiro, ndagira ngo nkwinginge untege amatwi. Ufite igikomere nk'icyo mfite, Imana ishimwe. Amen. Birashoboka ko igikomere ufite wenda gitandukanye n'icyanjye. Birashoboka ko watawe n'imiryango, birashoboka ko wanzwe n'inshuti, birashoboka ko abantu benshi bakwanze, ariko najya nkubwire ngo hari Imana igitoragura abantu batawe. Hari Imana igiruhura, hari Imana imara umubabaro, hari Imana imara agahinda, hari Imana ishimwe. Hari Imana itita ku isura, hari Imana itita ku miryango tuvukamo, hari Imana itita ku mashuri, hari Imana itita ku mafaranga, hari Imana yita ku muntu yaremye. Imana ishimwe. Haleluya. Ndajya nkubwira ngo komera umutima, nubwo intambara ari nyinshi komera umutima. Birashoboka ko utakomerekejwe n'ibyo ukabura umwana, birashoboka ko utakomerekejwe n'ibyo uyu munsi ukabona ubuzima ari ntabwo. Ndajya nkubwira ngo mu ijuru hari Imana itanga ubuzima, imiryango idahari Imana itanga ubuzima, umugabo adahari Imana irema amashimwe. Mana nakubwira byinshi, ariko ndajya ngo komerera mu Mana. Imana ishimwe. Ndajya nkubwira ngo humura, mu ijuru hari Imana irengera. 2020 mu kwa kabiri nahuye n'ikigeragezo, ariko Imana yari maze igihe imbwira ngo mwana wanjye nkurinze icyuho cy'abadayimoni. Ndagira ngo nkubwire ngo ugendere ku ijambo rya nyiri ijambo, ibyo yakubwiye no kubikora izabikora. Mugabo aranyitambika n'ukuri, arambwira ati n'ukuri ndagukunda ariko nshaka kuba umugore wanjye wa kabiri. Imana ikeneye abagabo nyabagabo guhamya Imana. Yesu ashimwe. Keneye umugore nyamugore, umugore uhamya Imana. Nta mugore w'amagambo n'amazimwe, nta mugore uharika mugenzi uzajya mu ijuru, nta mugore w'umurozi uzajya mu ijuru. Ngira ngo nkubwire aka kantu wowe nkurikiye, nta mugore wa kabiri uzajya mu ijuru. Niba ufite umugabo w'abandi, wumve ko nta mahoro y'umunyabyaha, niko Yesu avuga. Niyo wakwiha amahoro, niyo wakwicara ukumva utuje. Ndagira ngo nkubwire ngo mu ijuru hazajya y'intwari. Mu ijuru ntabwo hazajya y'umugore waharitse mugenzi we, mu ijuru ntabwo hazajya y'umugore wateye umubabara abana b'abandi, mu ijuru hazajya y'umugore wakiranutse kandi wakoze ibyo gukiranuka. Imana ishimwe. Uka kabiri ndwana n'intambara, Imana ibana nanjye. Mugabo arambwira ati ndagukunda, kunari inshuti y'umuryango wabo, arabati ndagukunda kandi nshaka kuba umugore wanjye wa kabiri. Mu bintu by'Imana habamo kondisiyo. Ndagira nkubwire ngo mu bintu by'Imana ugire kondisiyo. Niba Imana ivuze ngo caha, niba ikubwiye ngo hari ibyo nanga, umva ko hari ibyo umwami Imana yanga.
haleluya. Impamvu Yohana yabanaga na Yesu ngo yahoraga mu gituza cya Yesu ngo ashaka kumva icyo data mubwira, ashaka kumva amakuru y'ijuru, ngo hanyuma akajya ahora yegamye mu gituza cya Yesu. Ngo hamwe bamwe mu bigishwa batese ko umwami Imana agiye kudukurwaho, ngo ubwo adukuweho Yohana azasigara bizagenda gute? Ndagira ngo nkubwire ngo inshuti zikwanza cyangwa abavandimwe bakakwanga, hari umuntu uzagusigarana. Mana ishimwe. Nubwo imiryango yakwanga, nuwiringira Imana ukiryamira mu gituza cya Yesu. Yavuze ijambo rikomeye, haravuga ngo ndi se w'imfubyi, nkaba umugabo w'abapfakazi. Uwiteka aravuga ngo nkaba umugabo w'abapfakazi, ariko avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo n'abatagira shinge na rugero nimuze munsange. Ndagira ngo hungira ku Mana, hungira ku Mana, wihungira mu miryango, wihungira ku nshuti. Birashobora ko ugifite ibintu uri kurebaho, ukaba ureba ku mafaranga, ukaba uri kureba ku miryango, ariko igihe nikigera uyu muryango uzakureka. Ndagira nkubwire ngo Imana iyo wayiringiye kandi ukayitaho ntabwo igusiga. Imana ishimwe. Kigerageza bampura nacyo umugabo ambwira ko ankunda, ndamubwira nti nanjye ndagukunda. Imana igihe ubwenge, haleluya. Imana ibwira abantu bari bagoswe cyangwa se bari bagiye kuburana, haravuga ngo Yesu aravuga ngo ntabwo ari mwe muzaburana, ngo ahubwo Umwuka Wera azabaha icyo muzavuga. Imana ishimwe. Mugore ubwo ndagenda arambwira ati ndagukunda, ndamwana cyane, ndamwana ariko kondisiyo niba unkunda nshaka ko tubibwira umuryango wawe ndetse n'umudamu wawe akabimenya, hanyuma tugakurikirana, hanyuma nanjye nkabona umugabo. Imana ishimwe guhe guhamya. Ubwo rero barantumira, bari batetse n'inyama nyine, urumva nari maze iminsi ntanazirya, byari ngombwa. Ni wowe unkurikiye ntuseke, byari byo. Hari ibyaguhahamuye nawe bituma ujya kurya ahandi kubera ko ntacyo wari ufite. Imana ishimwe. Yehe, iyo Imana yagufungiye inzira, warya n'uborozi uzi ko ari ibiryo uriye kandi uzi ko bihawe n'inshuti. Ndagenda nyine njya kuzirya, ndabirya, hanyuma barategura aranga ati rero tumaze kurya. Umugabo aravuga ati rero hano turi dufite hari icyo nshaka kubabwira. Undi ati cyane, ati speciose cyangwa se mama Fiona mureba naramukunze, nshaka ko umugore wanjye wa kabiri. Ararivuga neza, nandi ndavuga nti nibyo. Imana iduha ubwenge, uhe Mwuka Wera ukuyobora, wowe unkurikiye. Imana iguha Umwuka Wera. Birashoboka ko mu kazi ukora watezwe umutego, ariko bamaso mu kazi ukora cyangwa se mu mirimo ukora, kiranukira Imana, nayo nigera higera ikwivuge cyangwa se ivuge ngo mbonye umuntu umpamiriza. Ndamwari nanjye umugabo ndamukeneye, ariko kondisiyo irahari. Mbwira umudamu nti ndabyemeye. Umudamu arambaza ati se uremera kuba mukeba wanjye? Ndamubwira nti cyane, ariko hari kondisiyo tugomba kugirana njye nawe. Ati yego. Namwe ntimuzana urupapuro, mufite amazu 4 muri Kigali, muzana urupapuro munyandikire, hanyuma munsinyire ko mumpaye inzu dukore mitasiyo. Cya kabiri, mudamu wawe amperekeze, ambere marene tujyane ku murenge, ansinyire ngewe nawe, hanyuma dusezerane. Ntabwo nzabaho nk'umugore w'indaya, kuko mu masezerano nagiranye n'Imana nabwiye Imana ko nta mugore nzahemukira. Icyo kora uyu mugore niyemera kumperekeza, ubwo ijuru ntabwo rizabona ko nahemutse, kuko umugabo we wazaba yamumpaye. Imana ishimwe. Ndamubwira nti nyemerera umugabo wawe, umbere marene umperekeze, hanyuma tujye ku murenge twandikisha igikumwe, ngewe nawe dusezerane. Kondisiyo. Haleluya. Imana iguha ubwenge, Imana iguhe Mwuka Wera, Imana iguhe icyo uvuga, Imana isobanura ibidasobanutse ku buzima bwawe. Birashoboka ko hari abagufasha ariko uri umugore wa kabiri, birashoboka ko hari umuntu ukwitaho ariko ufite abandi ubabaza. Umva iki kintu, Imana ikeneye ko uri umugore wo guhamya Imana. Imana ishimwe. Ndangije ndamwemerera, ndababwira nti nimwumva rero ibyo mubishoboye muzampamagare. Haleluya. Muzagire gute? Ndababwira ngo nimwemera kumpa inzu. Haleluya. Umugore akemera kumperekeza akansinyira umugabo nkamutwara, muzampamagare. Sinari inshuti y'umuryango? Yego. Haravuga ati cyane, tubyemeranwaho, ubwo ndigendera. Haleluya. Hanyuma umugore arambwira atari kuzima amafiyo, ati ngewe
nanjye uwanjye ntiturasezerana urumva nakwemera ko dusezerana hamwe ikindi kandi mu mazu inzu wasaba ubwo nyine azaguhahira sinaguha umutungo wanjye ndamwa ntiye icyo rero nicyo ntakora Imana impakwera imbuto dutandukana neza nta wanduranije nundi ibi mbikubwiriye iki ndagira ngo wonteze amatwi wumvire ijambo bwira Satani ugutwaje igitugu akakwereka ubutabazi mu by'abandi ubabwire ngo mu ijuru hari Imana wowe utegereje ubutabazi kuko warijije mugenzi wawe ndagira ngo nkubwire ngo mu ijuru hari Imana rekeraho ibyo wakoze ubirekeraho ibyo ibindi Uwiteka yavuze ngo iminsi yo kujijwa kwacu Imana yarayirengagije ibuka ko hari umuntu wirengagiza ibicumuro byawe nurangiza ubwira Imana ngo Mana manitse amaboko nemeye ko natsinzwe nahetse umwana nabi Imana ishimwe haleluya haleluya emera icyaha cyawe impamvu Efurayimu ngo yameze imvi z'urutarutaro ntiyigeze abyimenyaho ntabwo yigeze yirondoraho ibi byaha ngo hanyuma yarameze nk'umutsima udahinduye ngo uhiye uruhande rumwe birashoboka ko uri mu murimo ariko ufite abantu wonka amaraso Mana ishimwe wa mudamu uri mu itorero ufite umuntu wonka amaraso wa mugabo uri kunkurikira ufite ingo z'abandi washenye bwira Imana ngo ndagarutse nje guca bugufi ngarutse imbere yawe ntacyo nzanye mu ntoki bwira Imana ngo nta n'icyo mfite cyabasha kuncungura bwira Imana ngo simfite n'icyo naguha ariko nemeye ibyaha nakoze nemeye ingo nashenye nibutsa aho ninjiye nibutsa ko nateye umugore wanjye umubabaro nurangiza ugarukira Imana ishimwe mbaho rero Imana insindira igitego gutyo sinari nkeneye umugabo nawe uramukeneye none Yesu ashimwe haleluya nawe uramukeneye kandi nubwo umukeneye ukeneye urashaka kumwiba ndagira ngo garukira aho ugeze Imana izadutabara Imana itugirire neza rero ndagira nkubwire ngo tinda imbere y'Imana kurusha uko utinda imbere y'abana b'abantu iyo utinze imbere y'umwana w'umuntu usa n'umuntu ariko iyo utinze imbere y'Imana usa n'Imana Imana ishimwe ibintu byose rero tuganiriye ndagira ngo ubiyungurure ukuremo iby'umumaro bwira Imana ngo menye neza ko nabangamiye bagenzi banjye menye neza ko ntigeze nkora iby'umwami Imana ashima haleluya menye neza ko ntigeze nkora ibyo gutungana reka mvuga aka kantu niturangiza dusoze Imana ishimwe kandi ihimbazwe umugore yasenze Imana kakantu kumve haleluya umugore arasenga Imana ivugana nawe iramubwira ngo nzakugirira neza Imana ibana nawe akomeza atitiriza iki Imana ariko igihe kigeze ijuru riruruka Imana iramutabara iramubwira ngo mwana wanjye nakubwiye ko nzakugaburira nakubwiye ko nzakwambika iramubwira ngo kenyera uze nkwinjiza ahantu uterure buri kimwe ushaka Imana ishimwe mugore ngo arabyemera aravuga ngo mpuye n'Imana aravuga ngo ndatabawe Imana nihimbazwe ngo arangije yinjira Imana imwinjiza ahantu ngo yari amangazini manini aterura ibyo ashaka Imana nihimbazwe uyu mugore araterura umuceri nkuko nawe uyu munsi ijuru ryagutabara umuntu akavuga ngo ngwino uterure araterura uyu mugore aterura iby'Imana yamwemereye araterura aterura imyambaro aterura ibiryo araterura Imana iramubaza ati wabigwije aramubwira ngo yego aravuga ngo hari ibyo nibagiwe reka nsubirayo uyu mugore aterura byinshi ariko Imana irongera iramubwira ngo niba wateruye ukaba wateruye byinshi uramenye ntiwibagirwe icy'ingenzi haleluya Imana ishimwe Imana ngo uramenye ntiwibagirwe icy'ingenzi haleluya y'umugore yari yateruye yagwije nkuko Imana yakwemereye umugisha uyu munsi ukaba uwufite ntuwufite se ufite umugisha birashoboka ufite amafaranga menshi ufite imodoka nibyo Imana yaguhaye amazu nibyo Imana yaguhaye urubyaro nibyo
Imana iguha umugisha ariko mu bintu Imana yaguhaye Imana ishimwe. Hamaze kwibagirwa icy'ingenzi hapakiza imodoka arataha hagera iwe ateka agafiriti nk'uko yagateguye. Urumva ko Imana yari yamuzahuye. Imana nihimbazwe. Uyu mugore ngo arateka arangije aroga hakenyerera mu mabere nk'uko nawe Imana igikubwira ngo nzakugirira neza ikavuga ngo uzashumukura umushumi mu nda yawe. Birashoboka ko wawuzituye ariko nagira ngo utangarize ko wibagiwe icy'ingenzi. Uyu mugore ngo araterura Imana ishimwe ngo arateka bango yari yarabimbwiye. Haleluya. Araterura arateka karanga agafirita karanga akanyama. Imana imuseka. Yaravuganye n'iki? N'Imana. Yarateruye aribagirwa. Imana ihimbazwe. Nk'uko Imana yaguhaye nawe ukaba wibagiwe. Imana ishimwe. Ngo uyu mugore arakaranga amaze gukaranga ashyira inyama ku meza ngo arashyira agafiriti n'umuceri. Urumva n'agaji yari yakazanye ngo arangije agiye kurya ngo arebye uramenye ngo yitegereje asanga uko yinjiye mu mangazini hari ibyo yibagiriwemo. Asanga yasizemo icy'ingenzi. Imana yari hamwe ngo ntiwibagirwe iki. Nawe uribagiwe. Haleluya. Ngo arebye abona yibagiwe icy'ingenzi. Haravuga ati umwana wanjye. Yibagiwe umwana. Yamusize mu mangazini. Haleluya. Nawe wasize umwana. Wasize umwana mu mangazini. Wasize umwana mu kabari. Wavugaga Imana abantu bagafashwa ariko wibagiwe umwana. Wagendaga ufasha abantu ariko wibagiwe umwana. Uyu mugore ngo akemutse ngaga arye asangira n'umwana baruhanye. Amurebye aramubura. Abwira Imana ngo Mana mbabarira umwana wanjye. Imana iramubwira ngo wibagiwe cy'ingenzi. Uyu mugore yicujije bitagize gute bidashoboka. Bivuga ngo amangazini Imana yari yayakinze. Yagize irari ry'ibyisi arangije atakaza umwana. Haleluya. Yatakaje umwana. Yatakaje agakiza. Warasengaga ukuzura umwuka wera ugafasha abantu ugasura indembe ariko wibagiwe icy'ingenzi. Ijambo ryarambwiye ibyahishuwe ibice 2 ku murongo hafi wa 3 haravuga ngo nukuri ngo ndagushima ariko hari n'icyo nkugaya. Haravuga ngo nuko wibagiwe urukundo rwawe rwa mbere. Nawe hari ibyo watakaje umwana ariko gakiza kawe. Muri ibi byose tuganiriye nyemerera ugaruka imbere y'Imana uyibwire ngo wowe kabyara we ongera umpekeshe umwana wanjye. Ongera usenga Imana uyibwire ngo ongera nyuzuze umwuka wera. Usenga Imana uyibwire ngo ongera unkomeze. Ongera ubwire Imana ngo ongera nk'urukundo. Imana ikurinde kwibagirwa icy'ingenzi. Imana itugirire neza. Amen. Haleluya. Uyu mugore yaravuganye n'Imana nkuko nawe wavuganye n'Imana. Imana ikubwira ko izagutabara. Uyu munsi nubwo uri umuririmbyi ariko watakaje umwana. Uyu munsi nubwo wiyoberanya ukiyoberanya ukajya muri korali watakaje umwana ariko gakiza kawe. Ndagira ngo nkubwire ngo wowe unyumvise cyangwa turi kuganira nyemera ube hafi y'Imana hanyuma ibindi Imana izagutabara. Nakubwiye ngo nta gikomere Imana itakomora kandi nta n'ingumi Imana itakiza. Imana ishimwe. Nubwo tawe hari uwagutoraguye cyangwa se hari uwifuza kugutoragura nubwo yakubuze. Naye nkubwiye ngo garukira aho ugeze ubwira Imana ngo mpagukiranuka. Abagabo bankurikiye ni munyurwe n'ingo zanyu. Abagabo munyumva ndakwinginze ngo unyurwe n'urugo rwawe ube maso. Bwira Imana ngo uyu mugore wampaye nicyo gisubizo cyanjye kuko ijambo niryo ryambwiye ngo ubwo Uwiteka azabaje gutwara itorero ngo abagore 2 basya ku rusyo rumwe umwe azajyana undasigare. Ariho wa mudamu we nakubwiye ngo niba uharitse mugenzi wawe subiza iby'abandi kuko ibyo ufite atari ibyawe. Imana ishimwe. Twaganiriye byinshi mureke dusenga Imana. Mureke dusenge. Ese wowe udukurikiye cyangwa uri kumva iki kiganiro udukurikiye iri jambo ukaba waryumvise ukaba wumvise ubuhamya hari icyo bikumariye cyangwa se hari icyo wumvisemo? Niba hari icyo wumvisemo bwira Imana ngo shatse kugukurikira
muririmbyi niko yaririmbye aremba ngo ushatse kugukurikira buri munsi mwami Yesu mu gihe cy'umubabaro ndetse n'umunezero ariko aravuga ngo hagize icyaza kikambuza inzira yawe uzaza uca umugozi uzabumboshye umutima nyemerera tugiye gusenga ubwira Imana ngo Mana nyemerera uca umugozi umboshye umutima udatuma nkukorera nyemerera uca umugozi umboshye umutima utuma senya ingo z'abandi nyemerera uca umugozi umboshye umutima utuma ntanyurwa nuko ndi nyemerera uca umugozi umboshye umutima untera ibikomere byo kutababarira nyemerera unyomore ibikomere Imana ijya yoroshya ibikomere ikabisiga amavuta tugakomeza tugatambuka Imana ishimwe reka dusenga Imana Mana nziza Mana yacu Mana y'imbabazi nyinshi Mana y'urukundo Imana iriho kandi izahoraho Mana yumva gusenga gasoza gukiranuka aya masaha turagushimiye tuganiriye ijambo ryawe si ubwa mbere iri jambo ritambutse ariko nyemerera Uwiteka nzi ko nta jambo rimanukira ubusa nyemerera rijya mu mitima y'abantu kandi ubu iri umuhigi uhiga akavumbura numara kuvumbura ucisha bugufi ubwoko bwawe unyemerere Kristo umuntu wese ukumvise unyemerere umweze umutunganye ukwemereye umuyoboze ineza yawe n'urukundo rwawe umwuka wera atuganze ntudusige twenyine birashoboka ko hari abatawe nkuko natawe ariko nyemerera amaraso yawe abatoragure ubagarura imbere y'ubwiza bwawe mu nzu yawe kuko imbere yawe araho gukirira ataraho gupfira ariyo mpamvu iteka natwe tubwira ngo Uwiteka twifuza guhora tuguhungiraho nyemerera nabo babera ubuhungiro kandi ikiruta ibindi babera umutabazi urakoze rero komeza ubane natwe utugirire neza muri uyu mugoroba nyemerere tukugirireho umugisha tubera Imana tukubera abana tubera umubyeyi tukubera abana komeza utugirire neza wumvise iri jambo ntaba ari we ahubwo izina ryawe rihabwa icyubahiro urakoze rero komeza utugirire neza tukugireho umugisha mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amen murakoze Imana ibaha umugisha abari badukurikiye bakurikiye umubyeyi Imana imumugisha gihagaze imbere azakomeza gusengerwa turagira ngo atange nomero ye ushobora kumushyikira ushobora kuba nawe aho n'ibikomere ukaba wamuhamagara akaba yakugira inama kuko nawe yaciye muri byinshi kandi Imana yaramubashishije aracyavugira Imana kugira ngo utange nomero zawe ye ni 078 97 08 418 078 97 418 Imana iduhana umugisha amen amen